Bene batabakundwa aho muhereye ku mpande z'isi nongeye kubasuhuza mu izina risumba amazina yose, izina rya Yesu. Ni ka kanya k'ijambo ry'Imana muri kumwe na Pasiteri Juvenal. Reka nongere gushimire nawe wowe ubonetse kugira ngo dufatanye gusangira iri jambo. Tuzajya dufata akanya gatoya tuganira ijambo ry'Imana uko Imana izadushoboza, ariko igihe nikigera tuzagera aho tujye dushyiraho na message ndende, ariko turacyakoresha akanya gatoya. Mwihangane kandi bifurije mbonye akanya ko kubifuriza Pentecote nziza. Uyu munsi wa Pentecote rero ni umunsi ukomeye, wari usanzwe n'ubundi wizihizwa mu yindi minsi y'abatubanjirije, ariko bikaba bimenyerewe cyane kuko ari umunsi abantu bizihizwa ku munsi wa 50 nyuma ya Pasika. Uyu munsi utwibutsa kumanuka cyangwa kuza k'umwuka wera ku ntumwa. Ni umunsi ugaragaza ugutangira kw'itorero hano muri iyi si, murimo gutangira kw'itorero muri iyi si, kandi ushushanya indimi z'umuriro. Rero mbere y'uko azamuka ajya mu ijuru, yatanze isezerano ku bigishwa be, nk'uko tubisoma mu Byakozwe no mu gice cya mbere umurongo w'8, aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka wera nabamanukira, kandi ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Iri sezerano rero ryaje gusohora ku munsi wa Pentecote nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe mu mwuka, bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari barimo bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rukajya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga indimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Uyu munsi nifuje kugira ngo mpagarare cyane kuri iri jambo rivuga ngo nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Mu Cyongereza bakoresha ijambo ryitwa utterance, bisobanura ngo umwuka niwe utanga ijambo, niwe utanga imvugo, cyangwa umwuka niwe ugushoboza kuvuga ushize ijwi hejuru rirenga, akaguha message, yaba ari yanditse, yaba ari iyo kuvuga ndende cyangwa ngufiya, ariko ni umwuka wera uyitanga. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero nifuje ko twibukiranya ko isezerano ry'umwuka ari iryacu, ko tugomba guhabwa imbaraga z'umwuka. Twabonye ko nyuma y'iminsi 50 Pasika ishize umwuka wera yamanutse. Ubwo rero biradukwiriye kuko iryo sezerano natwe ridukwira, kandi akaza mu ndimi z'umuriro, akaba ari ugutangira k'umurimo w'itorero hano ku isi. Iryo sezerano rero nk'uko ryasohoye ku ntumwa, nakwifuriza kugira ngo nawe uyu munsi rigusohoreho. Nabizi neza bijya bitinda, bamwe bifata igihe gitoya, abandi bifata kinini. Hari abo bifata imyaka 5, hari abo bifata umunsi umwe, hari abo bifata iminsi 2, ariko ndakwifuriza kuzura umwuka wera kugira ngo imbaraga z'Imana zikubeho, imbaraga z'Imana zigukoreshe, ugendere mu isezerano nk'uko isezerano ari irye Imana yatanze ku bantu bose. Imana igufashe. Icyo nifuje rero kuvuga kuri iki ni uko usanga muri iyi minsi ya nyuma abantu bamwe bigisha abandi kuvuga mu ndimi. Ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri, ntabwo ari ukuri, ntabwo ari ukuri, ntabwo ari ukuri. Ngo repeat after me, ngo subiramo ibyo ndi kuvuga. Oya, Bibiliya yatubwiye ngo umwuka wera ni ubaha, ngo ni ubashoboza kubivuga, bakavuga mu ndimi ngo nk'uko umwuka wera yabashoboje. Nuko rero dusenge twifuza kugira ngo umwuka dushoboze, uko umwuka duhaye ijambo turivuge, uko umwuka atujeho tubivuge, ariko twe kumva kuko dushobora kwigisha abandi kuvuga mu ndimi. Imana itugirire neza cyane. Umuntu wese yiyumvemo ko ari umunsi mwiza, ari umunsi w'ihumure, ari umunsi w'umunezero, kandi ari umunsi wo kongera kwibuka neza cyane, kuko umunsi wa Pentecote ni wo kuzura umwuka wera, ni wo kuzura umunezero, ni umunsi wo kuzura ibyishimo, ni umunsi wo kwibuka neza ko umurimo w'itorero watangiye hano mu isi. Itorero rigomba kuvuga ubutumwa bwiza, abantu bakihana bakabarirwa ibyaha. Itorero abantu bagomba gushyira hamwe bakera imbuto z'umwuka wera. Nuko rero mwuzure umwuka wera,
imbaraga z'Imana zibaho cyane, umunezero w'Imana ube kuri twe, mugire umunsi mwiza, mugire amahoro w'Imana, mugire amahoro ya Nyagasani. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kubw'umwuka wera wasezeranyije ku bantu bose, kandi umunsi yamanutse ku munsi wa Pentekote ariwo benshi twitirirwa, imbaraga zaramanutse, umwuka wera aramanuka, abantu bari bari mu mwanya umwe bahuje umutima. Nanjye ndakwinginze kugira ngo dushoboze guhuza umutima, twuzuza umwuka wera nk'uko ijambo ryawe rivuga mu Bagalatiya ngo tuyoborwe n'umwuka wera, ngo tutazagendera mu byo kamere ishaka. Nuko umuntu wese umushoboza kugira ngo agendere mu mwuka, ashobozwe mwami n'umwuka wera, kugira ngo ashobore guhagarara nk'uko bikwiriye intore y'Imana muri iki gihe. Urakoze, urakarama kuduhaye umwanya mwiza, naho ari umwanya mutoya, ariko nk'uko nabivuze indi minsi yose, nzi neza kuko mwami uyu mwanya mutoya umwuka w'Imana ashobora kuwubyaza umusaruro. Komeza kubana natwe no kutugirira neza, neza yawe n'urukundo rwawe bibane natwe, mu izina rya Yesu, amen.